Good morning guys, mumeze mute? Nizeye ko mwese mumeze neza. Nanjye meze neza. Rero bahaye ikaze mwese kuri Alice Danica TV show. Nkuko nabasezeranyije rero uyu munsi ni vlog ya kabiri yo kubereka amafoto yanjye n'umuhungu wanjye ya birthday. Rero ndabyutse maze koga, tugiye kujya mu mafoto. Ino vlog y'uyu munsi kuno biri bugende ndashaka kubibereka tukabana. Umva njye na twin wanjye umuhungu wanjye tuvuka mu cyumweru kimwe, so ni umugisha, ni iby'agaciro. Rero uko mwabonye muri vlog yabanje twimutse, uri kubona akaviyu ni keza. Oh wow, gusa ndabona imvura igiye kugwa, mana yanjye do hariya imvura igiye kugwa yakubye cyane. So kanze mbereke na hirya uko bimeze. Muri kubona ino view, sinzi ngo aha ni hehe hakurya, gusa murahabona. Uyu munsi hari ikirere cyiza, nta zuba rihari, nta mvura. Gusa imvura igiye kugwa pe, imvura yo ngiyo igiye kugwa, ariko ntabwo iri bumbuze gukora gahunda zanjye zose. So rero guys, mureke ngiye kwambara, hanyuma ubundi turakomeza tubane, muri bubone uko biri bugende. Muri comment munyifuriza anniversaire nziza njye n'umuhungu wanjye. Mbega kunanirwa, izo esikariye sinzi zizacuma umugongo. So inshuti zanjye rero ni umugoroba ariko imvura igiye kugwa. Ibaze ko guhera igihe niteguriye bari bwongeye ahangaha na hano hose mfitemo imyenda tugiye gukoresha ishuri. So tugiye kujyana, imodoka injyana yaje yahageze, amaze iminota ndindiriye ariko sinzi ikirere ndabona kimeze nabi. Gusa umva shuti y'amafoto yo igomba kuba. So rero munyihanganire meze nk'umusazi, ngiye kujya muri salo, ntabwo nabonye ko nisakuriza wigi byananiye. Rero reka ngende muri salo bansukoreze. Kanyenda bansukoreze ubwo turasa. Aha rero nageze muri salo, batangira kunyitaho kugira ngo njye muri shot nsa neza. Ntimwakumva ukuntu naguze ino flat, nzi ko nzajya mbyikorera, ariko najya kubikora bikananira. Gukoresha flat byarananiye burundu, mpita ndesiza kujya muri salo vuba vuba. Aha rero ndi kumwe n'umuhungu wanjye, tugenda tubyina, turi mu nzira tujya kuri shot. Ntibyatinze rero twese tugera kuri studio aho tugiye gufatira amafoto. Babanza kuntera ka makeup, agasimple makeup n'ijisho n'ingohe gusa bakoze, ariko ntimwakwemera ko ariyo nshuro yanjye ya mbere nari niteye makeup mu buzima. Nabonaga ari byiza bimbereye. Inshuti zanjye rero tugeze kuri tele aho ngiye gukorera amafoto yanjye. Tuvuye kuri studio, amafoto ya studio numvaga ntarashaka, ndavuga nti bibere mu muhanda. So niho rero turi gufata amafoto makeya, ndananiwe mana, amudimo yayo
nifashe ndaza kuyabereka, hanyuma rero munyifurize anniversaire sabukuru nziza. Yo ndishimye cyane, ndishimye ndi kumwe n'umuhungu wanjye, turi abatwini, tuvukira mu cyumweru kimwe, so tugomba kuba turi kumwe. So mwereke dore nguriya harimo gutera imigeri. Reka rero ubwo muragenda mukurikira 5/5 behind the scene ya ibyo tugiye gukora. You were like a ransom note. If I give in, will you come home? Who is this guy? Hey, who is this guy? Who is this? Shoot rero yaratangiye, muri kubibona ko umufotogarafe wanjye yararimo kunyereka poster mfata kugira ngo tubashe gukuramo amafoto meza. Gusa n'ubundi ibintu byo kwifotoza ntago ari ibintu byanjye pe, byari byananiye, byatumye nanirwa cyane, mbese nyine ni hatari. Wicaye imbere bigari byanga umuntu akubura, gerageza akumva ko niko umuntu akubona neza. Aha hantu rero havuyemo udufoto twiza nakunze pe, cyane cyane hari agafoto kamwe nakunze byahatari, ntabwo nari nzi ko havamo ifoto nziza nk'iyo nabonye, nubwo ntazi kwifotoza, ariko ahantu nakuye amafoto meza pe, ndaza kuyabereka nyuma y'iyi video iri kurangira, ndayabashyiriraho yose murebe ukuntu byari bimeze neza. Ariko n'aba bantu bazi gufotora pe, kuri Legacy ni ukuri mwankoreye amafoto meza, ndabashimiye. You were like a ransom note. If I give in, will you come home? I put everything I had into getting you back. I was only 17, and you were the air I breathed. I walked across the burning bridge for you, for you. Those roads we walked, I'll know forever. Those times we talked, I still remember. Is it not enough that I paid with my heart once, twice? If I'm blind to who you are, which of us was? Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko shoot inaniza gutya. Aha hantu nari naniwe, ndi kuvuga koko ibi bintu birarangira ryari ngo nitahire. Mana yanjye nimureba neza sinasekaga, guseka byari byanze byananiye, urumva, kandi ubwo hari hageze nijoro. Ndabona nsetse da ndabona nsetse, gusa ntabwo byari byatari, nyine umva yari ku mutsi w'iryinyo nuko. Gusa amafoto nafatiye muri rino dirishya ry'imodoka yo ntabwo nayakunze neza. Nuko twarakomeje rero ninjira no mu modoka imbere, gusa amafoto y'imodoka aba ari meza pe, muzayagerageze. Ibintu bimeze neza, mukora ko amafoto yamereye nabi, ariko ikibazo kwifotoza kwanjye ni hatari. Oya umuranda hari ndi kwifotoza, ndaje nawe twifotoza. Nashyushye, ibyuzuro byandenze kubera amafoto, nta maposteri ngiyo, ariko bari kugenda banyerekera, nzabimenya, nzagenda mu kigo gake. Mama, reka ndifoto. Noneho uyu mwana yasaze. Okay, kadukore. You were like a ransom note. If I give in, will you come home? I put everything I had into getting you back. I was only 17, and you were the air I breathed.
of us was behind bars. Were you worth the price I paid? Your ransom. I tried to find a way to justify missing the signs I knew. My hands were tied the moment we met, and there was more to you. You were only 17, and I was your sick release. A hostage on a silver plate to you. ibyanjye byararangiye rero haba hagezweho umwana muramubona gasore wanjye gusa ikintu cyambabaje nuko muri aya mafoto twifotoje hano hanze nta nimwe nabonye nziza yose nta foto nimwe mfitanye n'uyu musore duhagaze hano hanze yose yaranze yabaye mabi gusa muri studio ho yagize amafoto meza muraza kuyabona aha rero barimo baratubwira ngo ni duseke umva byatubabashe nyine twinaniriwe kubi ariko disi we ntajya bura vibe aha rero twari tugarutse muri studio tuvuye mu mafoto yo mu muhanda tuje gufata ayuriya musore wanjye nuko You were like a ransom note. If I give in, will you come home? ni hatari nananiwe cyane ibintu by'amafoto ntabwo byoroshye hano nkagira umuhungu ngiye kumubeshyira ngo yanesheje umutwe ariko guys hano tuba turi kurema memories so rero biba ari ngombwa kwifotoza yewe ufite n'ubundi buryo wa kizuku nari kundeba ufite n'ubundi buryo wabikora ukinezeza kubera ko nubwo umuntu aba ari gusaza ese mura nukora iki twishima ngo twagize anniversary kandi tuba turi gusaza we ni ibibazo urumva njyewe ubu tuvugana natangiye kwiheba so rero ubu tugeze muri studio tuvuye hariya mu muhanda tugeze muri studio tujya gufatamo amafoto nk'abiri y'umwana nanjye ubundi twitahire ariko burije nyine tugeze 3:00 tugeze 3:00 kandi ngo ndi kumwe n'umwana ejo ufite ishuri rero urumva ko ni kizoka n'ugiye kugamira so rero uri kumva ko tugomba gutaha hakiri kare kiza ushaka kuryama oya ego ndagushaka kuryama ego ko dore wa mwana ayikandagiyemo ayikandagiyemo hafi wikandagiramo no kiza none se uri mu biki birarabaye mbere neza ukora neza kwasara mu by'ukuri ndiruhiye nta kindi navuga ayi wenda ndarushye pe nawe urarushye bari hatari aha tukiri aha rero tukiri kwifotoza ngiye n'agasore wanjye njye kubona mbona umuntu arahingutse atakira gift yawe atakira ibyanjye se n'ibiki ngo akiri ibyawe yewe ahita nigendera
sindebye ntangira kwisetsa kubera ko nkunda gift cyane pe. Noneho uyu muntu yagiye arantungura umubiri ntateganyaga, niruhiye ndi kuri seti, umva sindebyemo mba ndumiwe, ndatangaye, ndavuga ibi bintu ni biki, ibi bintu ni ibiki, ubu ni biki ankoreye. Noneho aho yabereye akaga ntigeze anambwira ngo ni njye, nta kandiko yigeze anyohereza ambwire ati ni njye ukoreje gift. Wapi, sindebye nsanga ni iPhone, nsanga yanzaniye agatelefoni. Mana yanjye, ubwo gasore wanjye nawe abonye telefone aba arasetse, aba atangiye guseka. Yampaye n'udukweto twiza, hari harimo n'isaha y'iriya telefone, amakabaga keza. Mana yanjye, mwuka byaramwe, uyu muntu wagira ngo yarazi ikibazo mfite cyo gufata amashusho. Aragenda ngurira telefone nziza nzajya nkoresha akazi, nzajya mfatisha amashusho meza. Mana yo mu ijuru, ndamushimiye. Yaje kunyibwira ariko yanyibwiye nyuma ku munsi ukurikiyeho, gute yumva yankora ibi bintu, akampa ibi bintu ntanambwire ngo ni njyewe. Ariko ni umukozi wanjye wabinyoherereje, ndamushimiye. Ahari yumve ko mushimiye. Ahari nari ndi kwereka gasore ati mva wabibonye, reba mama bampaye telefone. Nabo barasaze guma ngo tuyifungure, ndambwira oyawe. Aha byari byandenze, aho ngaho yari ari kunyongorera ngo ngo tuyifungure, ngo ninde ngo wayiguhaye, ngo ninde ubiguhaye. Mana sha, mu by'ukuri byarandenze, gusa ndi kubona ku maso wagira ngo sinzi mu maso, ndabona ntari imeze neza, simbizi. Nuko ahari nari naniwe n'ubushyuhe bwinshi, nuko ndavuga nti reka mbiparike hariya tubanze twongere twifotoze dusoza amafoto, kuko bayinzaniye turi kwifotoza turi hagati muri shoot. Gusa byari byananiye kubyakira, mwuka byaramwe, uzi umuntu ugutunguza gift gutya iremereye yarangiza none ntanakwibwire. Nari ndi kwibaza uyu muntu ninde, uyu muntu ukoze ibi bintu ninde koko. Reba na gasore wanjye yari arimo kwisetsa. Aha rero twari turangije shoot, ndi kuvuga ko ntashye ariko nishimye cyane. Katujye katugende, ibindi ndabivugira mu rugo, ndananiwe cyane ariko ndishimye. Narinje hano kwifotoza amafoto muri studio ariko mpahuriye na surprise. Mana yanjye, icyo nabona navuga. Bye guys. Aha rero ni bukeye bwaho, twari twiriwe mu kazi, bigeze nimugoroba ndavuga ni reka ngire ku manda njye gutembera, njye kugura utuntu tumwe na tumwe. Nuko barata byibariye, nibyo muntu uba wumva atameze neza, iwe imvura igiye kugwa, nibyo muntu uba wumva atameze neza, ariko nye yatembera, yareba imodoka zigenda nka gutya nimereye, nanga se abantu bagenda, noneho byaba n'akarusho akajya nko kugura nyine akantu gushopinga. Niyo twari utuntu duke, si ngombwa ukoreshe shopping y'amafaranga menshi, nyine akumva abaye neza. Njye rero iyo rubana ameze neza, ngera ku muhanda nkareba imodoka, nkareba amuvuma y'abantu, naba mfite udufaranga nkajya gushopinga ahantu, nkajya kugura utuntu, bihita bishira, bihita birangira. No wambabaje, bihita bishira. Gani murebe ukuntu u Rwanda ari rwiza. Ngiye kuririmbira, urebe ukuntu u Rwanda ari rwiza. Buri gihe uri kujya ntabwo banyuma, buri gihe iyo mbonye nyine, iyo ngeze ku muhanda nkabona ukuntu u Rwanda ari rwiza. Iyo rwiza rimutatse Rwanda byinshi cyane, sinabivuga ngo birangize, side Rwanda.
nari ndi muri Good Life iri hariya n'ubundi Sonatube, nari narabasitokinze ku mbuga nkoranyambaga zabo, mbona bagira amavuta menshi yo mu musatsi kandi nashakaga amavuta nkuriza umusatsi, ngire ngo mwarayibonye agasatsi mfite mana we ni hafi ya ntako. Rero nari ngiye gushaka amavuta afasha umusatsi wanjye gukura ukaba neza ugasa neza. Aha rero bari barimo baransobanurira uko amavuta akora, hari y'ubwoko bwinshi cyane, ugezeyo wareba ubukunogeye ko nabyo babaje baragusobanurira. Aha rero nari ndi kwishyura ngo ngende muri ko ukuntu nari nishimye, numvaga nishimye. Iki cyumweru cyambereye cyiza cyane. Dutonya nyine muze kumbwira muri komenti iki kintu kijyamo imyenda mukita gute, icyo niba ngo bakita ikibusa mu kibusane nyine sinzi, muraza kumbwira tuganire mubwire ukuntu cyitwa kuko ntabyo so ndashaka icupa ry'amazi. Ry'amazi yo kunywa, ndashaka kunanuka. Abantu ubona ko ari se yabyibushye mumve like muri comment. Ndashaka kunanuka. Ndagura irihe cupa se iki kinini icupa rizajya ritumaho amazi nkayanywa igura ikigura 10 iki twarakonde gikeneye kirimo n'umuheha. Ni icupa zajya nywamo amazi uko ikibazo cyo kutanywa amazi ni ngaho ugomba kujya kunywa amazi tukananura. Ibintu byo kutanywa amazi twigeze reka ntabwo bikora. Ngake nahise njya kugura imbuto, mbamuye n'utu tuntu. Abantu muzi utu tuntu mumbwire muri komenti, gusa nzi ko twera mu ishyamba, twaturyaga kera tugiye gusenya inkwi, twahuraga natwo twimejeje. Nuko niba ari inkeri ntabwo nibuka neza. Aha muze kumfasha mumbwire uko utu tuntu twitwa, narabyibagiwe pe. Nuko aha rero nari ngeze mu rugo, aho muri ako gafuka hari harimo imbuto n'ayo mazi twari tubuze, n'icyo kintu muri buze kumbwira muri comment ko bacyita cyo gushyiramo imyenda, cyangwa ubundi wasanga kitaranagenewe imyenda gusa, njye akaba ari ko mbizi. Muze kumbwira. Blitz. Ntabwo nakwambuka ako, urabona ndi umusazi bigezeho ngaho. Twagiye akumara ubu ko kurambuka uri ku kamera, ubu ngubu imodoka ifite yaduca yo ntabwo mwakumva ukuntu nishimye. Mbega imihanda umva, abantu mushaka kureba Kigali nziza, abantu mushaka kureba Kigali neza, muzayitemberemo mu kagoroba nka saa moya gutyo. Umva amatara ya Kigali yose acanye, uribaza ndibura icyaha. Hello guys, mumeze mute abakunzi banjye, inshuti zanjye? Nizera ko muri hose mumeze neza, nanjye meze neza cyane. Ariko uyu munsi ni umunsi wa anniversaire yanjye, murabizi. So rero uko nabibasezeranyije muri vlog yatambutse, nababwiye yuko turi bukomeze vlog, nkakomeza kubereka
uko anniversaire yagenze. So twagereyo mu yindi vlog. Uyu munsi ni anniversaire yanjye ariko niriwe ndyamye rero ndavuze nti reka nsohoke ndebe ukuntu mu mihanda ya Kigali bimeze. Mana we, abantu munzi neza murabizi ko nikundira kwiryamira iyo ntari mu kazi, ntabwo nzi gutembera nyine ngo nsohoke, ntabyo nzi. Iyo ntari mu kazi mba ndyamye, n'ibyo bintu bibiri niberamo. Rero ndavuze nti reba ni sangahe subu 4:30, urumva reba nawe igihe nziye, ariko ndavuze ni reka ndeke niriwe mu buriri, reka ndeke gukomeza kubamo, ngere ku muhanda ndebe uko bimeze. Rero nisanze aha kuri convention, ngiye kureba ahantu narya, muri resitora narya nkanywa nkishima nyine nka feelinga anniversaire yanjye. So muze tujyane rero, nayo basezeranyije ko vlog ya anniversaire yanjye yose nzayibereka. Reka tujye kureba uko byifashe, turakomeza tubane 5/5, ariko muze see the outfit. Nambaye neza, nambaye nk'abamizirima. So imyenda ndayikunda, iriyubashye, ni y'abantu nkatwe b'abamama nuko. So mureke tujyane rero, turi kumwe. See you there. So guys, tugezemo imbere muri convention, murayibona inyuma yanjye. Rero tugiye kujya kurya, ariko ndishimye, by the way ndishimye. Mukabyara mwazankubise nkajya nsohoka koko. Ndi kubona ibintu byose ari bishya, ni ukuri kw'Imana. So bigari murebe ukuntu igihugu cyacu ari cyiza. Aha rero ndumva amajwi yarahise agira ikibazo, kandi ubwo nari navuze hafi iminota nk'icumi, ariko nagiye kumva numva amajwi afite ikibazo cyane. ndavuga ni reka mbireke nyivugiremo. Rero sindi bwibuke neza ibintu nari ndi kuvuga, gusa nari ndi kubabwira ko bakunda, mbona urukundo rwanyu, mwanyifurije anniversaire. Narishimye cyane. Hanyuma rero nari ndi kubabwira ko ariko maze iminsi mbona murimo murantuka muri komenti z'umukiro mu miliyoneri, mwaranyatatse. Gusa abakunzi banjye bo ni ukuri bangumyeho, barambwiraga ngo ari isura dutengushye, ariko nubwo dutengushye turacyagukunda. Ariko abafana nyine bo barantutse, of course birumvikana, gusa sinabarenganya. nabo ni urukundo nyine mudukunda, ni urukundo mutwereka, ariko nukuri mujye mudushyiriramo imiyaga, sibyo? Uzi yuko anniversaire yanjye mwatumye itagenda neza kubera komenti zanyu. Gusa rata ndabakunda, ni by'agaciro kubagira, muri abantu badanje. Umva turabakunda, dukomeza gukora ibyiza kugira ngo tubashimishe. Nimuzajya mubona natinze kuriya, ntimukabitindeho cyane. Bakunzi banjye mujye mukomeza munyikundire, nanjye ndabakunda. So reka dukomeze imbere. Nari ngiye muri resitora kurya, nubwo bwari bwije, gusa byagenze neza pe. Bidatinze rero narinjiyemo imbere, ngezemo nsanga ahantu heza cyane. Ndavuga ngo ahantu sinaharenga ntahaririye ifoto. Mba nimejeje neza, ndifotoza, nuko ndamanuka njya muri resitora. Sinzi niba ndi kubivuga neza, ntabwo ndi umufaransa, murambabarira. Nakamenyu ndeba ibyo kurya n'ibyo kunywa, nuko ndatumiza. Ariko bakunzi banjye mumbabarire, ni ukuri ibintu bya vlog byo kuvuga nyine ntabwo mbimenyereye. Hani muzajya mwumva hari amagambo menshi ntaruka,
wenda ntabasobanurira neza aho narindi biki narabibonye muri vlog y'ubushize, ntabwo nabashije kubasobanurira neza ku detaye aho nagiye, niba ari muri shike niba ari he, ntabwo nabashije kubisobanura. Nyine ni ikibazo cy'amagambo make ngira, ntabwo ndamenyera neza ibintu bya vlog byo kuvuga buri kimwe cyose, ariko nzagenda mbigerageza, ndatekereza nzabimenya, bizagenda bigenda neza. Aho rero ibyo kurya byaraje, nari natumije umuceri umeze gutyo na mushroom sauce, yari iryoshye cyane, nuko ndarya. Aha rero nari ntashye, twari dutashye bwije, yari mu ma saa 7 ndi gusohoka, murabona ko nari mpaze, ibitotsi binyishe, nuko gusa uku kuntu nari nambaye narabikunze pe, kandi nabikoze ntabiteguye, napfuye kurundamo ndagenda, gusa nabonye ari byiza, njye narabikunze, ahubwo iyo misatsi ubutaha nzajya nyizirika. Nuko rero imodoka yari idutegereje aho hanze, ndagenda turataha. Nuko aho sumbaze ibyo nari ndimo kwisetsamo ninjiye mu modoka rero turataha, nari nishimye. Muri make anniversaire yanjye yagenze neza pe, ntacyo nashinja Imana. Genda Rwanda uri nziza, humeka amahoro, ibyiza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane, sinabivuga ngo mbirangize. Ufite imisanzu nini bihuruza abagenzi, ntabwo ngize neza ariko mwihanganire ya remix yanjye, ariko nyine ako karirimbo ni keza cyane. Genda Rwanda uri nziza, uri nziza, muze kumfasha kuririmba muri comment. Murumva rero ko umukobwa wanyu ibintu byo kuririmba byaciye hirya na waca hakuno, ntabwo ari ibintu byanjye. So rero ndatekereza uyu ari umusozo w'iyi video, reka mbashimire mwe mwese twabanye, hanyuma nifuriza isabukuru nziza. Umuhungu wanjye avuka ku itariki ya 1 z'ukwa 4, reka mfate uyu mwanya nkubwire ko nkukunda, nkushimira kuba mbere umwana mwiza, imyaka 6 tumaranye. Ni ukuri nakubonyemo ubumuntu, mwana wanjye wa mbere umwana mwiza, ntiwigeze undushya na rimwe, ntago nzi imvune z'ababyeyi n'abana pe, waramfashije uza witonda, na n'ubu ukitonda. Icyo nkusabiye ku Mana, Imana ikumpera ubwenge, Imana iguhe kuyimenya, Imana izaguha igikundiro mu bantu, ukunde ukundwe, wize ubwenge muri iyi si, nicyo nagusabira. Hanyuma rero urabizi ndagukunda cyane, si ibintu nasubiramo. Iyi video uzayireba ndabizi, reka nkubwire ko mama wawe agukunda cyane. Imana izampe kurama nkubone uvamo umugabo, kuko uri umuntu w'umugabo pe, n'ubu ndabibona. Nsenga Imana kugira ngo izantize ubuzima, ntindane nawe kuri iyi si, ndeba ukuntu ukomeza kuvamo umugabo mwiza. So guys, bye, ndabashimiye.